mbwa ngo isabukuru nze imyaka 42 ariko nyine yaramusererezaga uyu munsi rero Ruvuyanga yavutse kabisa agira isabukuru yagize imyaka ingahe imyaka ntabwo nyizi rwose ntabwo nyizi nabamubeshye cyetse umuntu amwibarisha Ruvuyanga yakoze imyaka Ruvuyanga kuki mukomeje kuyibaza yagize imyaka ingahe Ruvuye wagize imyaka ingahe rega Ruvuyanga ari imyaka yanditse ku ndangamuntu yarayigarana yaravuze ngo baramwibye ngo bamugize mukuru kuva ryari umushinga w'irangamuntu wibeshye unibeshye wabikosoza bagize mukuru nese yazagibaho yazagiye gukosoza se Sami waramutse umeze neza cyane meze neza hari ukuntu ubona muri iyi myaka dufite indangamuntu twazifashe bamwe dutangiye kumenya ubwenge hari umuntu ubona bakwiba imyaka biragoye wenda abantu ba kera bo hari igihe avuga ngo ntabwo nzi igihe navukiye ngo nimugereranye ngo ruzagaye uritera ngo narakana gato njye kuvoma bakagereranya abenshi usanga hananditseho Ruvuyanga ni mukuru ariko si mukuru cyane ku buryo yayoberwa imyaka ye ku buryo byanamutera ipfunwe yo kuyivuga oyagiye icyo umuntu nka 37 se neza neza operation arashaka kugana na Ibero utayiza 37 ni Ruvuyanga ikintu umubyeyi wawe yakibeshyaho ashakibeshya itariki yayibeshyaho byo kuvuga ngo ya mbere kugeza kuri 30 yego ariko umwaka kuvuga ngo 95 cyangwa se 85 aho ngaho biragoye ko yakibeshya umwaka bari wo ubaru ahubwo ni itariki bakwibeshya hari igihe umuntu yireba akibaza imyaka bamaye niyo wenda kurikije n'uburyo yafataga imyaka ngereka nk'urugero ngiye ntaragira imyaka 25 yego narebaga umuntu ufite 25 bavana umuntu akuze arashaje ni mukuru cyane urabona nk'ukuntu twabaga twiga wiga n'umuntu wenda watinze mu mashuri wareba 25 afite ko bati umuntu hari igisaza ariko yigize ubona ari ibisanzwe oya iyo ntegereje n'abantu bavutse muri ibi bafite 25 numva ari ibibazo mu bindi kuva kuri rimwe kugera kuri 20 imyaka iratinda ariko kuva kuri 20 kuzamuka imyaka iba yiruka kuri cyane ariko uzi ikintu kibitera kera bavugaga ko abakobwa aribo bakunda guhisha imyaka n'abadamu uzi impamvu kubera ko babaga bafite pressure yo gushaka yabona bagenzi be barashatse bamaze kubyara bakabona atarakora ubukwe akumva bimuteye ipfuno kuvuga ko iyo myaka yifite y'ubukure niyo mpamvu nyine buriya abakobwa n'abadamu bakunda kugabanya imyaka ariko ku bagabo naho byarahindutse nabo basigaye bagabanya imyaka uzi impamvu pressure y'irungano ibintu baba bamaze kugeraho ujya gusura umuntu mwiganye ugasanga yibera mu kaetaje ahantu ukabona agenda mu kimodoka cya $1,000,000 success ukabona yakoze famille kandi we namungana wowe ugasanga no kubona aya bajaji akabanyora nayo gutega nabyo byabaye impata urireba ukajya wibona mu myaka wenda nka 21 cyangwa 2 ukurikije uko uwo mungano ufite 30 ahagaze ukavuga uti rero kugenda nigamba ngo mfite 30 cyangwa 35 nta bifite ngaragaza ukaba nawe wabaye wa mutonto udatanga amafaranga cyangwa ngo ankonga ngo udatanga amafaranga ubundi nawe wamaze kuba anko udatanga amafaranga kuko nta nayifite ariko wabonye Samir Fresher ahagaze ibyo rimeze biti musatsi arasabisa icyo bita amafaranga urayabona bro amafaranga ntayo yo gukora umusatsi amafaranga si ntabyo binakuza amafaranga amazi n'isabune se ya amazi se amazi y'umukarabaho none Sami uvuka mu Buhinde simbizi banasanga sinabonye n'iki gisi yaragiye yicurika abanyamurera baduhinduriye rwose amurera mujye barawufashe abanye babaye babo hanyuma turizera ko mumeze neza cyane ubwo isabukuru nziza cyane ku muvandimwe wacu Ruvuyanga tuba dutebyamo gake avukira rimwe na Paul Pogba ubwo ngo avukira rimwe na Paul Pogba n'abandi bagize isabukuru uyu munsi tubifurize kugira isabukuru nziza rwose mukomeze kuryoherwa n'ibihe byiza Ruvuyanga ni wamubona ni wagira uti isabukuru ye azongera kuboneka nko kuwa mbere Betty Veneranda ati Ruvuyanga ku myaka ya 42 turamushuhura amayi abita mu China ariko mbwa ati Ruvuyanga ni 40 yuzuye no gutebya cyane tubasuhuza cyane